ariko umumurira umumurira uri ni mwiza ariko umumurira bagacwa yebe data we ariko sinzi ibintu bajagaho bakisiga ndiko mureba mwumva ndasheshe mwana wanje ndandi hano mu nganji banga ni umukobwa kumuhobera birananira ni mama ya Mungu ngiye kumuhobera mbadasitaye ngo shawa muhungu naho ubundi Mungu naravunitse nakaguru mfite ndi kugira ngwaneho migihumbi buga iyo ndege yashasha yishamo nkamutwara nakiga perime none sigare sindizi igare ndarizi ndege nago yananira kuri festival no Mungu w'Abanyarwanda zaga musoro mutagira kuzushinga kuri metero n'imisago nasaga shaka y'imana imyaka nta kasogoye mwanza y'umusiripane barire bucura bw'abazigaba uyu munsi rero none ntangi kigaro ndi kumwe n'umukobwa mwiza ndetse na muzehe Ngarambe muzehe Ngarambe uraho yego muraho urakomeye Ngarambe muraho muri kumva oya turabyumva Ngarambe watangire bwira Abanyarwanda bakurikenye yego usibye ko muri izi minsi biri kunyobera nashishimuka nk'umukwanana naho ubundi narindi kumva iwacu mu Bugesera uraho ndaho ndakoma urakomeye uwo mukobwa zero muntu uyu mukobwa se ahubwo ko mbona asa n'umutuku yambaye n'ibisa n'umutuku aho ngaho hararenga muri Kigali segara wakwera uyu mukobwa ukamujyana oya da uyu nguyu wabona iby'umugabo uri yageze mu nzu abangaba bashaka bya bindi ngo niba ari imikandara nanyibutse ngo niba ari imikandara oya ni ifiriti bya bindi bimeze nk'inzoka n'iminyorogoto oya iminyorogoto n'amakaroni bagira ngo nawe utangire bibwira abakurikiranye festival nitwa Uwasesana wongera ijwi nitwa Uwasesana ngo wasende Sanha ariko abanyamugeni mutana n'amazina meza njewe baragiye kunyita banyita Gahindi mita njanga ubwo uga kabiri bari bagiye kunyita mushushwe buriya nshobora kuvuga ngo urumihirimbira ariko wakiyangana kuko njewe guca ndi umusaza ufite abana bangahe nabana banze kubyara yewe data we ubu ngubu ungana guca nta mwana ufite yewe mfite mutoni wanje murangana naho ubundi ubwo wabaye ingumba uzaza wihangana ntabwo yabaye ingumba muze ntabwo yabaye ingumba aracyari muto ariko nukambeshe umuntu angana guca nta n'umwana n'umwe afite ni muto uyu mukobwa n'umwana cyangwa sha wabuze umuntu kurobeka iyo uje mu Rwambariro wari kubura umuntu kurobeka ushaka kumurobeka se muze uyu nguyu uyu nguyu mukubita nk'uri kwica inzoka ukamukubita ikizi uyu nguyu umujana mu Rwambariro mugasenga akagusengera mukaja mwiyerekwa ngiye kubona rero ngiye kubona mbona Imana igukuye iyo misatsi banikogosha icyo bita plant wagahise uvuga ngo nshimiye Imana buriya kiriya gihungu ushobora kugikura ukagikura nka 15 ukabura bisingiye ugahita ukubitisha amafaranga wakinuwe izi mvugo zibira ngo wakinuwe njewe sana uyu musaza urabona uyu musaza uramubona ameze neza pe yewe data we nje meze neza nukandebera inyuma urebera n'imbere hose ndahaye nese musaza wambara ingutiya uburuma muntu ingutiya nakikwa inese ko banze kwambara ingutiya nzaje ndaziyambari uzajya uziyambara ntabwo reba kuntu yambaye uranyura hariya mu kanogo ukabona umukobwa yambaye ipantaro ndetse ndibaza wambara ipantaro kugira bigende bite niyo mpamvu nje nahisemo kuzaja niyambarira ico bita ijipo ikoti ibya kera nkabigarura mwataye umuco mwana wanje nago twataye umuco yewe data we ariko umumurira uri ni mwiza ariko umumurira bagacwa yewe data we ariko sinzi ibintu bajagaho bakisiga ndiko mureba mwumva ndasheshe mwana wanje yewe data we kumbura shisha ngo uja mu buriri ukaryama ukumva uraryamye cyane yewe data we ntabwo wari warota kuva wavuka ndarota warose ngo iki narose twahuye njewe twahuye mutoni wawe cyawe se nahuye n'inyenya irambangamira inzu nari mfite irayigurisha ubwo ni bya bindi giye byarateye ngo nitsinda
Kebe datawe bandi yisambu neza umva irakunkumuka. Musa nawe ya mu Rusizi. Umva sha birabita demelage. Have wakenwe bajanye namaniga. Njaho nakubitse bita diyari urukumva. Diyari ni biki? Diyari ni kagati kameze nk'agashoshongore ufata ugakubita ukaba wari nawe ujibijamo areka nomba ne guca njaho gucanga na guca none namba yiragadi sigaye nja no mu nteko itonde wagatoje nasabaza tungana chat bari kunkompoza banayisize nkurira mu rufunguzo bari bafite imifunguzo aragafunguzo waje witwaje oya hano ushiramo pini yawe serire oya nagari serire ushiramo pini ya telefone nase ko nayiguze mu gitondo nase kuki batayikweretse oya da iyi nayiguze mu gitondo barambira ngo bashiramo imfunguzo ngo haza imifunguzo bakubeshye niyo mpamvu nanigize ngo mbane imfunguzo oya nagari neza telefone ya imfunguzo n'ingufuri ubungubu ingufuri ndayimena ubungubu ingufuri ndayimena nese nabwo ko telefone bafungisha ingufuri mese ko wambwiye ngo ijamo ingufuri ndabikubwiye mutoni yakubeshye yambwiye yewe data we utaba umuntu muze utaba umuntu kuguhamagara halo shahu reka yewe data we umukobwa wansigiye narindi hano ni bari mu ngagi mu kunganji narindi hano mu nganji banga ni umukobwa kumuhobera birananira ni mama ya Mungu ngiye kumuhobera mbona sitaye ngo shawa muhungu naho ubundi Mungu naravunitse nakaguru mfite ndi kugira ungane ho igihumbi yewe data we nago bikunda yewe ngo ngarabyanze ubwo nawe uraza kuza kureba kuntu we yeranja imurira gacupa mwana wa mama ariko sa neza we nuguhera kumano ubu kusa neza guca ubu noneho tuzaye twabyara umwana usagura kumashasha ubu hameze ute kumaki kumashasha neza muze kuri nyashi kuri nyashi muze ni nyashi nawe nabi ubu ko mbona saguca data we kuri nyashi asute data we muze kuri nyashi oya hari umukobwa waje kunsaba urukundo ariko yari afite imisatsi zibiziriko ariko uyu ndabona agasatsi ke neza wagira ni Yezu Yezu se ko yari umugabo kamugize umugabo ewe data we ahubwo reka nkubwire pe wabaye miss oya gusa urabona umukobwa atamwibikamba kuko atari kwirinda cyaba kwebikamba mwana wa mama ariko reka nkwereke ngiye kugufasha ngiye kuguha ubufasha nzanye n'abantu babakire kamamagare muyobozi uguha ikamba ikamba ryo kuba mu nzu y'ibyondo wagemera kandi washobora gushinga urugo yewe data we ukarushinga cyane ubu wabasha guteka urabona izi nzara zatonora ibitoki ko ari byo muteka ari mu byaro esema sobeza nzabyiga mutana azajya ahatangiye ariko we nagushakira indogo ikazaza igenda igutwaye gatoya hano ikona nibanye umukobwa mwiza haje ubwo ngo yasamundi kugira ngo uyigurishe baguhe nk'ibihumbi 300 nguri indege kuko umukobwa mfite yambwiye yuko atagenda muri Suzuki ni kugira ngo tuze kuza kugura indege iyo indege ya 300 twayibona akaza oya imvu kibura buto ndi kuvuga iyo ndege yashasha yishamo nkamutwara nakiga perimi none sigare sindizi igare ndarizi ndege nagwa yananira niyo twazaza dutwara mifumbire tugiye guhinga nabyo nashobora ngiye ko numva nabyo nashobora ntabwo wabishobora ngutwara mu modoka imodoka oya sha iterambere serivuze iki ariko ndashaka kukubaza wowe bakwitane jewe bahita Ruzagayura Ruzagayura izi ndege mbonaga ziri hejuru umuntu ashatse kwituma yakita umuntu
None mu ndege bamubwiherero nguriya kigize guca kigahanuka aho ngaho se twashira yebe databwe indege mbere narakibonye hariya kuri Kanombe mbona kimeze nk'inka noneho ubwo gifite ibaba ryo hejuru hano gifite imikaba gifite ibintu bimeze nk'amaguru ubwo rero gariya nuza bituma gagajagaye gariya bituma gagajagaye gaba karimo hari imbere nyine bagakura ubwo sigaba nukiraga oya ntabwo banuki abarimo imiti aba harimo imiti hoya dawurambesha ati gute none se iriya ndege iparika hano ku butaka ngahamagara ndungutsa yizane ngiye kumenya yuko utabeshaga ndungutsa yizana yijyane iyo ndege hano ndebe iyo ndege shema n'uyu mukobwa wanje turasindanya kontara y'ibihumbi 300 niyo mfite ubwo ndagurisha wenda iyi kanzu yiwe se ntase ujye kumwambura ubusa none se turavanga umutungo so gushira hamwe Dafite amafaranga na modoka naguri bukunze abakobwa bahanze kiretse no mu bibanza bya byose abakobwa bahanze bameze nk'imishushwe nta wundi nakemera ariko muze uri umukobwa kumuntu ubwo rero iminota ahubwo reka nkwereke ko nkunda umukobwa ufite inyinya iki wagikuye iginyo ubu ngubu si waza yewe babwiye baza n'inyundo tugikura iginyo maze noneho rugize inyinya we aho yazashanyura bazaza bavuga indi ariko se muze ko ngiye nkubona nakubonye kwa Polepole njya kuguhamagara ubundi Polepole bura si inshuti yawe ra Polepole rero reka mwibire banga ni ukuvuga gate kugira ngo atabyumva Polepole ni umushushwe wakomeye uzakumva ngaroshari ubwo uriya mudamu bakoranaga uriya ni umukobwa nawe yabaye ingumba ubwo ngaroshari uriya mukobwa dore bigeze kunjana mu kigo burakonje nzaga guteraga inanga bakanyishura twahuriyeyo oya ndamafunguraga mutere nanga mwishyura uyu nguyu mutere nanga mwishyura jase ko neraga indazo mu mwuka ubwo nari ndi kukubwira iby'uwo mukobwa ukinaga na Polepole twahuriye mu kigo rero gitangaga inanga cy'ubuhahirane ubwo ni umutungo utimukanwa twaragiye tugezeyo cyangwa ari gusaba ng'inanga niba madamu utabeshe eyo ntabwo uri gusaba n'iki ini njyewe umugabo wanjye arambwiraga ngo ntabwo mbyaraga nindi kugira ngo menanga ubwo sindi ukuri nabyutse cyangwa ndi mu nzozi ndi mu nzozi ubwo ndi kumutera inanga ariko n'uyu nguyu inanga nayimutera urabona mutera inanga mu mwuka nacyo ubwo igeze nazo ndavuga azaza arabisubiramo tabiwe telefone ariko itaba umuntu wumva kabanza mwigisha ijambo have umudugudu ni njye uguyobora buriya mfite umudugudu nyobora nyine ufite ibibanza bingahe byawe bikwanditseho ibibanza kamamagara mukecuru mubaze ibibanza dufite mukecuru ze n'ukubikira ndamufite nubwo ashaje ariko nagakecuru kanje hano yego mukecuru yego shari 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 wumva nabonye wa mukobwa twabyaye ikibazo nikari kumbyango nago turatahana sawa yaramwe ngo niburo winzebe ngo nuwe Nanamubyara inzobe gusa tubyara inzobe gusa ati nzozi bya utusagutse kuzatse kubesha abantu leta ugiye kuba umwana wa papa wanje byo biravuga ahubwo hari nama ngira ngo tuganireho ningo ugeza mu rugo uzaba bayi mudamu wanje ariko mfiteyo n'umukecuru uzaje uritonda ubwo mushaka kujijisha umukecuru ukamuzana undi mugore ko se wawe utari umutonore ukajya ibishimbo byumye oya tuza tuvugisha ukuri ibishimbo byaromye byaragagaye urabitumbika mu mazi uwasa ni bitonore urya bishimbo byumye urabitumbika mu mazi reka data ntibinakunda reka ntibinatunda marika igitonore yewe mungu izuka igitonore gishira kwishiga mu nkono mu minota itarenze 10 kikaba kiratabutse cyane n'umubiri umwe babiri n'umubiri umwe ahubwo ndikumva tugeze mu rugo wakitwararika ugakora icyo bita situation ibyo bita ingajoma kwitwararika ingajoma ni ibintu bisobanuye ngo igisanera rimwe
ukitwararika twagera mu rugo ibintu uri kumbwira nabyo ndukumva ntabwo bize bwose babusa guca utarize ukaba muri iki gihugu ubu ngubu urinze ugana guca utarize njye narize ngaho aho ziri kunyirarira aho nk'ibyongereza urabyumvaga kamori ngatangira uvuga mvuge kandi navuze wowe ukaba utakizi nushaka bigambisha icongereza numva urashaka mvuga iki ibyo ushaka nese urakizi nushaka usoma inyandiko inyandiko inkuru soma inkuru mu mutwe za nkuru bazaga badusoma kandi utabyumva ndabikubwira utari kubyumva wowe urabivuga ndakudigita ndaza nkudigita none ubaye direct uvuze ubaye direct mbaye dororayita mu mutwe wacu habaga haratabutse burya ntumbone guca umutwe wanje guba gurimo ibintu byinshi cyane muze dusoza tugara ku musozi w'iki kiganiro mbese wambwiye yuko urambye ati nje numbonera umukobwa mwiza uzampamagare nze muterete none ndamuzanye kumurambageza birakunaniye urandenganya ase ko none muri uricinda akazuba gatangiye kuza oya byo kazuba byo iyo akazuba kaje imbaraga zirazamukaga ubu naguca waza kubona ukabona ndi kunkumuye imbaraga uza kubona ukabona zirashe aha uyu mukobwa rero ndi kugira ngo abwize ukuri wasambanye kangahe bivuge ubwo sibambwiye ngo usegerese ugiye kwatura nta muntu usenga gatatuye wasambanye kangahe atura kandi hatubeshye tubwize ukuri dore ku rubyiruko mwananiranye atura ntabwo nibuka nimana kurengere atura wakatuye ibyaha atura ni kenshi ntabwo nzi umubare wawe imvugo ni kenshi imvugo kenshi ngavuga bivuga ibyo kenshi rero uvuze cyangwa imana igukubita urushi ivuge cyangwa iguhondagure atura imana irambabadira ngo narasambanye ngo nararoze wararoze umwuka ukunyeretse ko waroze waroze cyaje ngo mukundane nabikora icanyereka rero uriya mukobwa nabonye mu nzozi kandi wavuze ngo ni njyewe hari undi mukobwa nabonye muziranye uwuhe bamwita nde wa mukobwa ukundanaga na ba muhungu bo mwakuye uwuhe se kandi uwuhe twakuye ubu wa muhungu wakwiye 30 mu bwangura twitira muyobewe imana ikuvugiye dore umva dore ikibazo cabo rero uja kumva ukuma umukobwa bw'iyi muhungu ngo sheri ubwo barazamanye hasize wenda nk'ukwezi kumwe ngo sheri ini rero ndumva rwose meze nabi ni ukwezi kwanje kwa buki ntabwo ndi kukubona kwezi kwa buki se yarasezeranye niko babivugaga afite n'isoni ukwezi ntabwo kwa buki ni ukwezi ukwezi k'uburumbuke ntabwo ndi kukubona umusore icyo gihe umutima uvamo akumva yakumutse yanaganutse tumubwira ngo naguha 150 ibyo uvuze nibyo ibihumbi 150 none umaze gukura abahungu 6 inzu wubatse irihe sabo yakora kuba none agashiragahe aguramo imyambaro myiza nk'iyi ngiyi nuko se yayambara bikagenda ugasa neza ukabona ko ukura abana ubu icanyere ku muhungu wabwiye ngo ndakwa ubu hari ubuhungu buza kuguhamagara ukabwirinda kwa abadafite amafaranga namwe netse uri kumwanga wituma adasa nage umva ubundi nimukazaje mukora icyo bita ikimenyane imvururu zose muze murakundana nawe nzajya ngukunda guco wabukoze wanyimye n'igihumbi kandi yo gata alo ni ngarambe ni kuri make none meruka mutanga agatelefone ziriya telefone mutangaga buriya nta muceri umuntu yabonayo wa make umuntu akazaza araza kwifatira umuceri wose akazaza agenda awishyura mu byiciro reka n'akawunga nakaza nkamanukanye n'ibishyimbo
yewe ni telefone ntago wayijya barabanshuka sabura kuri make rero bamamagaye kandi wasanga telefone nziza telefone oya baranshuka ukazajya wishyura oya baranshukaga none siyo ngiyo wayikuzanga yego ari uwi ceceka uranyumvira kuvuga ceceka yewe ceceka uri kuvuga cyane yego ubu ndi mu biro nicaye mu biro urashaka mituweli nimero zayo yego ninze manaza rero ukuriye ikigo gishinze imiyoborere myiza n'ububanire ndi kuvuga ceceka nimero zayo yego ntago ndi umusaza oya urishura iwanyu muri bangahe urishura 14 oya da ntago mwe mugiye kuza kumfunga noneho reka musanga niteguye ni reka da iwacu nta mfungure zikibaye ahubwo oya da nibeshe nimero ukinize polisi yaguhamabere nyuko ubwo ngiye kwigira umutekamutwe bakagufunga bakakuzaningera mu mageragere bakuzana amageragere kanze yaho amasaha rero gageze abantu bakundaga kunyakura halo ni mutamba none muta icyo nshaka nashinguye umuntu maze kumushingura ngiye kubona mbona arazutse ubundi kwirimbi yewe ndi kugira ngo umfashe uze ujane iyo sanduku uyigurire uyijanire ntacyo bayimaza oya da wenda ndi kugira ngo oyasha wayibikamo n'imyenda nibuze wabura n'umuntu uyigurisha niyo bazazibikamo imyenda ariko reka nkwereke vayo uyitore ntacyo uyihe nyoko ajya ashyiramo ibishyimbo ajya yishyiramo ibishyimbo byiza ntacyo ikibazo cyawe uratura ikibazo cyawe uyu muhungu naringize ngo ndi kumubesha ngo aze yitwarire isanduku we najya hunikamo n'ibishyimbo ese ugiye gukankubaza ugiye gushingura umuntu wawe akaba arazotse akaba aravuze ninde ugiye kumamba wamubwira ngo ninjewe ubinshizeho iyo sanduku yatwara nde ninjewe nacyo iyo sanduku yatwara nde jewe wakemera kongera kuyitegera ukayisubira nayo none se sanduku bayishiramo ibishyimbo oya none se wagitanga ukagenda ahubwo wakiza ahantu ukazazicishiramo n'imyenda ukazaza ufunga ukazifungiranyamo n'imyenda hariho n'umusaraba umusaraba azajya ushyira hejuru umusaraba wazaza urawushyira hejuru yego muze noneho njyewe icyo nshaka kukubwira nta kibazo ugana ku musozi w'iki ese kimwe mu bintu ubona atangiye urugendo rwa sinema njye nawe njye gukina kwa polepole rero nawe na polepole mukora ubundi bikurikiranwa n'abantu ahubwo no muri byose komedi niho cano yandeze niho polepole yankuye muri byose komedi iyo bakora subscribe yewe muri byose komedi harimo umukobwa mwiza nguyu ugenda ukoremo subscribe no muri Fisi TV ukoremo subscribe na share mbaza nandi kubabwira bari kubabwira uyu mukobwa yego ushaka kuzakumukwiheruka mwijyana ukazamukinisha muri filime ntago yanyemera ntago wamwemerara oya bazamukina ntazakwemera bindi buzamukinisha gusa ubwo se wakinisha cyana utaraza kubindika urabona niba namubwiye ngo namusenyera kanga urabona wakinisha cyana utazazuzana kubindika nese ashaka kuzajya ubindika kwico bita kubindika sha yambaye n'ibikobakoba ngibi hano ku meza n'amaherena hagize umuntu uza akabinushutura se gute akabinushutura akabikuruza gute se kandi ibingibi bivamo ukonyeka bisubizamo muze ikibazo cyane ubugi bumusiri mu cyo ibyo bintu mwigiraga no ku mazuru yewe washizeho ndi kukureba rega wese n'ubukomo barambaye
ubwo ugiye kuvuga ngo uri umunyagatolika dore rero abantu bose bagiye mu idini rya gatolika ndatanga umvuze wambaye agakwete k'umweru bakaguza ngahe nakaguza ngahe 7 kari make kandi uri mwiza ubu wambaye kandi wowe wanyimye igihumbi ngo ni make ubu wowe iyi ngiyi igura ngahe iyi ngiyi iyi izi myaka imaze yego man iyi uri kuvuga iyo iyaje imaze imyaka ingahe nyiguhe tugurane oya Jebyo ntabwo nabyambara. Izi ntabwo wazambara ahubwo si wabazikuye. Uru nuruhu. Iyi ni ihene nibagiye. Urumva? Iyi ni ihene nibagiye yanje naroroye. Yari yaramaze ibigunda. Ndangize ngo namakaraga wakabonye. Deri imikaba iyi ni iminwa y'ihene deri. Nese muze ubutaha wazajya wambara ipantaro kugira kuzajya wambara ijipo. Mbese nukubona nakubangamiye. Kukubuza isoko ugahomba. Ngoga kukubuza isoko ugahomba. Hanyuma naho muzereka tugare ku musozi w'iki kiganiro. Tuzakora igice cya kabiri cy'iki kiganiro. Nta kibazo byinshi byo kuvuga mu gifite. Ariko ubutano no uyu mukobwa yamukuze kamukoze nayambaye yaryo. Akurikirana none asa neza nk'uko. Ariko uzaze no witeguye ikintu umubwire gitangaje. Uyu mukobwa nzaza namwandikiye ivanjiri. Nzaza namwandikiye ivanjiri noneho nzaza nambaye amazipaya. Ndaguhamiye imutahana kuko nabonye rwose ibintu wambaye atari. Ahubwo ubutaha uzaze wambaye ipantaro n'agakweto keza n'agapira. Ndambara ipantaro kugira bigende bite. Kugira ngo uyu akwemere nyine mu bantu. Niyo mpamvu kandi uziko nabukiye mu kimongo. Jewe sawa muze wakoze cyane kwita iki kiganiro namwe mwakoze cyane ikiganiro cyo nakagaruka inakagaruka kagasubira shimire cyane abakurikirana ikiganiro kuri Fist TV n'abamungu b'Abanyarwanda za kamusore stagiye gusuzuma kuri metero misagwa nasaga shaka imyaka ari nayo akasongo iho miranza nyamusi gipfa ntibarire gucura bw'abaziga ikiganiro cyo nakagaruka ciao ciao